Mbahaye ikaze mwese ku rubuga Iyungure. Abakunzi b'urubuga Iyungure, nishimiye kubana namwe. Abatanzi kuri urubuga rye yitwa Mukase Josiane. Ibiganiro rero ducisha ku rubuga Iyungure harimo ibitandukanye, ibituma tugira ubuzima bwiza, ibituma tubasha kuba abakire, ibituma tubasha kugira amafaranga. Uyu munsi tugiye kuganira ku kinyobwa cya Apple Cider Vinegar. Apple Cider Vinegar ni ikinyobwa dusanzwe tumenyereye, ni ikinyobwa tuzi, ariko buri wese yakwibaza, ese kinyobwa gute? Ese kinyobwa ryari? Kandi hari ibibazo byinshi bitandukanye umuntu ashobora kwibaza, yibaza ati se kivura iki? Gikorera iki umubiri? Ibyo bibazo byose twakwibaza kuri Apple Cider Vinegar nibyo tugiye gusobanukirwa. Abantu benshi bagiye babivugaho mu buryo butandukanye, ariko ahangaha turi burebe Dr. Eastern Iqbal yabivuzeho, kubera yuko uwo mudoktori yagiye abivugaho ku buryo burambuye, uburyo ikinyobwa gikoreshwa, uburyo gifasha umubiri wacu. Ibyo tugiye kuganira muri iki kiganiro, turarebera hamwe rero ibintu umunani iki kinyobwa, ibintu umunani Apple Cider Vinegar ikora mu mubiri wacu cyangwa muri rusange ahandi hantu hasanzwe. Ibyo bintu umunani ikora akaba ari byo tugiye kurebera hamwe. Apple Cider rero ziratandukanye. Mbere yo kugira ngo tubashe kumenya ngo Apple Cider ni iki, Apple Cider ni umutobe wa pome wa apple ukoreshwa ukabikwa igihe, ukinazwa igihe runaka, hanyuma noneho ukazasohoka umeze gutya. Ni ukuvuga ngo izo Apple Cider ubundi inziza ni yanditseho with mother, kuko with mother iba irimo intungamubiri zose, ibiri unfiltered, ntago iba iyunguriye ngo babe bayikuyemo ibigize Apple Cider Vinegar. Niyo uyirebye usanga mu ndiba yayo igiye igiramo ibintu bimeze nk'iki, ibintu bimeze nka byiretsemo. Ibyo byiretsemo rero nibyo biba ari byiza kugira ngo Apple Cider ibe yujuje ubuziranenge. Ikindi kandi ukareba organic, habaho ubwoko bwinshi. Iyi ngiyi turimo kureba ni iya UK, ikorwa n'abantu n'uruganda rwitwa Roberts. Iri raw kandi iri unfiltered. Icya mbere iranyobwa, ni ikinyobwa. Icyo kinyobwa rero gifasha mu buryo butandukanye. Gifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso, gifasha igogora cyane cyane digestion, kuri uyu muntu aba yagugaraye mu nda, ifasha kugira ngo umuntu abe yagira digestion nziza. Ifasha umwijima kugira ngo ubashe guhorana itoto ryawo, kuko organs dufite mu mubiri nazo zirasaza kandi ziba zikeneye kugira ngo zibashe kubona ibiribwa bituma zigira itoto. Umwijima rero Apple Cider Vinegar irawufasha kuko igiramo acide umwijima ukenera. Igabanya blood pressure, abantu bayikoresha bashobora kubagabanyiriza blood pressure. Kandi ikindi cyiza cyayo numvise nuko igabanya umuvuduko wa kansa mu mubiri. Ni ukuvuga ku bantu bayikoresha, ku bantu bayinywa, ibyo ngibyo byose nibyo Apple Cider ikora. Hiyongereyeho yuko inagabanya cholesterol yo mu mubiri, kuko acide ziyikoze zituma ushobora kugabanya cholesterol mu mubiri. Icya kabiri kindi ikora mu mubiri wacu, igabanya umubyibuho ukabije. Ibyo ngibyo iyo ubirebye ukabibona ku rubuga rwa obesity, ubona yuko abantu benshi bagenda bayigarukaho bayihuza no kugabanya umubyibuho ukabije. Umuntu yakwibaza ngo ese igabanya umubyibuho ukabije gute? Igabanya umubyibuho kubera yuko iyo uyinyweye, ndumuhamya, iyo uyinyweye ntusonza vuba, ntabwo usonza nk'uko wiboneye, oya, ahubwo uba wumva wuzuye, ituma wumva mu nda huzuye, hanyuma noneho ntugire gusonza cyangwa gucika imbaraga nk'uko wabigira n'ubundi nta kindi kintu wanyweye. Aho ngaho rero niho igabanyiriza umubyibuho ukabije. Ikindi wayikoresha muri intermittent fasting. Nanone intermittent fasting uyikoresha kubera yuko uba ufite window. Ni ukuvuga ngo niba ufite window y'amasaha 16 ushobora kumara udafunguye, ufite window y'amasaha 8 cyangwa 6 biterwa niyo wahisemo, ahangaha ushobora kuyikoresha
kimwe mu binyobwa twagiye tuvuga, amazi, coffee, green tea, ibyayi bitandukanye, bindi bitandukanye, na apple cider vinegar wayikoresha muri ubwo buryo, ukaba wabasha kuba wayinywa mu mazi muri cya gihe window yawe ari iyo gufunga, ari iya fasting. Icyo gihe ushobora gukoresha apple cider vinegar bikabasha kuba byagufasha kugabanya umubyibuho. Ku bayinywa rero bakwibaza ngo ese umuntu ayinywa ate, ayinywa ryari? Ahangaha iyo umuntu agiye kuyikoresha ayifungura mu mazi, kandi biba byanditseho, barakubwira ngo uyifungura mu mazi, mu kirahuri cy'amazi, ukoresheje mililitiro 15 cyangwa 20. Murabizi cya kiyiko kinini mu biyiko binini tugira, usanga kenshi bakubwira ngo ni mililitiro 10. Aho ndabivugira nk'iyumwe y'umuti bakubwira ngo mweshe ikiyiko kinini, baba bakwandikiye mililitiro 10. Ni ukuvuga ngo ubwo ni mililitiro, kiriya kiriko kinini n'agace kacyo ushyira mu gikombe cy'amazi cyangwa mu kirahuri cy'amazi. Wamara gushyira mu kirahuri cy'amazi, noneho icyo gihe akaba ari bwo ubasha kubinywa. Ni byiza kubinywesha umuheha, kubera yuko umuheha utuma bitagera ku menyo, utuma amenyo atangirika. Buriya niyo unywa indimu, niyo unywa ibintu byose biri acidic, ugomba kubinywesha umuheha kugira ngo uhitumira bitabasha kuba byakwangiza amenyo. Ikindi ni uko ku bantu ibihira cyangwa se ku bantu bumva bibashaririye, ashobora kongeramo, akaba yakongeramo ubuki, akabasha kugira ngo yumve ko byamuryohera ho gakeya. Twayinywa ryari rero? Dushobora kuyinywa mu gitondo cyangwa se mbere yuko turyama. Aho ngaho niho bavuga ibasha kugirira umumaro umubiri, kandi umubiri ukabasha kuba wakora bya bindi byose, wavura bya bindi byose twagiye tuvuga haruguru. Uko nguko rero niko abantu bayikoresha baba bayinywa. Icya gatatu ni kujyanye n'uruhu. Uruhu rwacu hari igihe rurwara ibiheri, ugasanga umubiri wawe urwaye ibiheri hano, urwaye ibiheri hano, urwaye ibiheri hano, ariko noneho ugasanga hari ibintu byinshi wakoresheje amavuta menshi agutwara amafaranga menshi, nabyo tutabyirengagije, ariko apple cider vinegar ni kimwe mu bintu bikiza ibiheri. Icyo ukora ni iki? Urayifata ukayifungura mu mazi nk'uko twabivuze, hanyuma ugafata agapamba ukagenda ukoza kuri bya biheri urwaye ahantu runaka. Impamvu icyo uyifungura ni uko uba ugomba kuyigabanya ubukana bwayo, hanyuma ukabugabanyiriza mu mazi, ukagenda ukozaho ahantu hatandukanye. Icya kane ni ku bagabo. Abagabo bajya biyogosha hakabaho hariho imiburu. Imiburu nayo ikizwa na apple cider vinegar. Mbese ni ikinyobwa kiri magique. Ni ukuvuga ngo ushyira mu mazi, naho ukaba washyira mu mazi ugashyiramo apple cider vinegar, kwa kundi mililitiro 15 mu kirahuri, cyangwa se ukagenda upima ukurikije naho ushaka kuyikoresha, hanyuma ukagenda ukoza kuri ya miburu 2 cyangwa 3 mu cyumweru. Imiburu iruma kandi ntihasigare inkovu. Icya gatanu ni ikijyanye n'imvuvu. Ni ukuvuga yuko abantu bagira imvuvu ni umuti mwiza uvura imvuvu, kubera yuko iyo uyifashe ukabasha kuyifata uko apple cider ingana, ikigero cya apple cider ukakivangira n'amazi. Uko apple cider ingana, niba ari igice cy'ikirahuri ukongeraho igice cya apple cider vinegar, icyo gihe urabivanga, hanyuma ukaba ugasprayinga mu mutwe nyuma yo koga mu mutwe, hanyuma noneho ugasprayinga hasi mu musatsi, hasi ahangaha ku mubiri, hanyuma noneho wamara gusprayingamo ugategereza iminota 20. Ibyo ngibyo ukabikora 2 cyangwa 3 mu cyumweru, bigukiza imvuvu, ukagira umusatsi utagira imvuvu. Apple cider vinegar rero igufasha kubijyanye n'imvuvu, kuko ni amabacteri. Ofeti ikintu kidutera imvuvu ni amabacteri aba ari mu musatsi. Noneho aho ngaho kubera iri acidic, ibasha kujya mu musatsi ikabasha kugukiza imvuvu zose waba ufite.
Ikindi ni uko ubasha kuyoga. Ni ukuvuga ngo umubiri wacu uba wuzuyeho amabagiteri, hanyuma ukabasha kuba wayoga ukayivanga mu mazi ugiye koga, ugiye gukaraba, hanyuma noneho wamara kuyivanga mu mazi ugiye gukaraba ukayoga umubiri wose. Ni ukuvuga ko ibasha gukuraho bagiteri, ikabasha gutuma uruhu ruhumeka neza, hanyuma ukabasha kugira uruhu rufite itoto kuko ntabwo ruba rupfukiranywe n'ibintu by'amabagiteri biba biri ku ruhu. Ibyo ngibyo ubikora no ku birenge. Murabizi yuko ku birenge naho habaho amabagiteri. Hari n'abantu bagira ikirenge gituma kinutsa inkweto. Ni ukuvuga ngo niba ufite ikirenge kinutsa inkweto, wayikoresha ukajya utumbika ibirenge byawe ivanze n'amazi, ukajya utumbika ibirenge byawe mu mazi arimo apple cider vinegar. Ukabikora 2 cyangwa 3 mu cyumweru. Icyo gihe birashira kuko ni amabagiteri atuma inkweto zawe, iyo wambaye inkweto, zigira umuhumuro mubi. Icya 7, yoza ibirahuri neza. Ikora isuku neza. Wayikoresha mu gukora isuku woza nk'ibirahuri, aho ushobora kuyifata ukayivanga n'amazi, wamara kuyivanga n'amazi ukagenda uyipuriza ku birahuri. Uko ugenda uyipuriza ku birahuri, hanyuma yaho ukagenda uhanagura n'agatambaro keza kandi gafite isuku. Aho ngaho ubasha kuba yagufasha kugira ngo ubashe gukesha ibirahuri byawe neza kandi utakoresheje amafaranga menshi. Ikora kandi ahantu henshi hatandukanye, aho ahantu hose ushobora kuba washaka gukuraho bagiteri, ahantu hose uba washaka gukuraho umwanda, ukuraho neza. Haba mu koza amasahani, haba mu kuyimena muri za lavabo. Mubona ko muri maravabo haba hari igihe haturuka mu muhumuro mubi kubera biriya bitiyo bijyana amazi bigenda bijyamo urubobi. Ariko iyo urimo kuhoza ushobora gukoresha baking powder, hanyuma ukayivanga na apple cider vinegar, ugasukamo n'amazi ashyushye, ukabasha gukora isuku yawe neza na apple cider vinegar. Ndabashimiye rero ko mwakurikiye kino kiganiro, kandi nizera yuko kiri buze kudufasha kigatuma tubasha kumenya apple cider vinegar mu buryo burambuye. Ushobora kuba uyifite ariko utayibyaza umusaruro mu buryo buhagije. Ushobora no kuba utaruyizi, ariko iri mu bintu njyewe ntajya mbura mu rugo kubera ubwo buryo bwinshi umuntu abasha kuyikoreshamo akabasha kuyibyaza umusaruro. Ndabashimiye rero ko mwakurikiye urubuga Iyungure, kandi tukabasha kumenya ibyo ikinyobwa gikora. Ndizera yuko tuzakomeza kugenda twungurana ibitekerezo mu buryo butandukanye. Wowe waba ukoresha apple cider vinegar, ukaba hari ibindi birenze ibingibi twavuze ubasha kuyikoresha, ndagusaba kugira ngo ubishyire muri comment, hanyuma tugende twungurana ibitekerezo, tugende dusangira. Kandi intego murabizi yuko ari imwe, ariyo kugira ngo tubashe gusharinga, tubashe gusangira ibyo tuzi, bibashe kuba byafasha n'undi muntu mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Ndabashimiye rero mwese mwakurikiye kino kiganiro. Wowe ugeze kuri uru rubuga bwa mbere, ndagusaba kugira ngo ntuve udakoze subscribe, kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro byose tubategurira byiza bidufasha kugira ngo tugende tumenya ibintu byinshi tutari tuzi, tugende dusangira mu buzima ibyo twakoze bigakunda, kandi dufatanye mu rugendo rwo guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Ndabashimiye, Imana ibarinde.